Yesu ashimwe cyane. Dushimana cyane iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dushimana yakomeje kuba natwe, yakomeje guturinda mu bihe byose. Imana ishimwe cyane muri rusange. Ari abo tubana, abo turi kumwe kuri channel ya Urukundo TV ande panteza muri dodie. Dukomeza tubana umunsi ku wundi. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mukomeze mugire ibigeze dasanzwe harimo n'umugisha uvuye ku Mana. Mureke dusenge maze dukomeze ijambo ry'Imana ryo muri amasaha, uko yamenye neza yuko ari wo mutima utera imbaraga, ni wo muti wo muri bikomere. Nasanze neza ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kwazahindura ibintu byose bikaba byashoboka ubwo imbaraga z'Imana. Uwiteka Mana yacu, tukweretse Mana, uyu mwanya tugezemo kumva ijambo ryawe, dufashe ntabari njye ugiye kuvuga, abagiye kuryumva n'abazaryumva, ukomeze ubashigikire muri byose. Urakoze kugiye kuba natwe muri byose, bisabye neza Kristo umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ku bice 36 nibyo tugiye gusomaho. Ezekiyeli 3:6. Ezekiyeli ibice 36 ku murongo 26 na 27 niho turi gusome, niho tugiye gusomaho. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye basogokuruza kandi muzaba ubwoko bwanjye nanjye mbe Imana yanyu. Nzabarokora mbakure mu myanda yanyu yose, nzameza ingano nzigwize kandi ne kubatera inzara. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana Uwiteka akomeje kuduhereza muri akanya. Intego y'ijambo cyane ni ukugira ngo nuko twasimana ikadushoboza, tukaba twakongera tugatunga imitima mishya, imitima imeze nk'uko Imana ishaka. Kuko uwo mutima mushya ni wa wundi wari muri Kristo Yesu. None ijambo rigatubwira ngo muri Yohana ngo, icyakora bamwemeye bose bakizera izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba bakwitwa abana b'Imana. Abo ngabo ntabwo bagengwa na kamere, ahubwo bagengwa n'umwuka wera, bakaba bakora ibyo Imana ishaka. Amena. Iteka ryose impamvu wisanga ibyo ugambira, ibyo utekereza ari byo ukiri gukora, nuko utari wabona umutima mushya. Ariko iyo umuntu afite umutima mushya biba bigaragara. Dore icyambere cyo umuntu ufite umutima mushya abagaragaza icyambere ni imbuto z'umwuka. Ifite umutima mushya ufite za mbuto z'umwuka wera zose, arizo z'urukundo, ari iz'amahoro, ari ibyishimo, ari bya bindi muri make, bya bindi byose kubizi neza bigaragara mu mbuto z'umwuka. Nibyo bigaragaza umuntu ufite umutima mushya. Noneho imirimo ya kamere dore iragaragara yose, ari ubusambanyi, iby'isoni nke byose, bya bindi byose ukubizi bigaragaza umuntu ufite umutima umeze nk'ibuye. Muri make, icyambere cyo Uwiteka yavugiye muri Mose abwira Abisirayeli mu Itegeko 2:28, ababwira ngo, nimugira umwete wo kunyumvira no kwitondera amategeko yanjye, dore iyi migisha yose uko igaragara yose muzayibona. Irababwira ngo ibyo muzakora byose bizakunda, muzatembera amahanga yose, muri make nzamenyekanisha ahantu hose hashoboka. Uwiteka abahereza iryo sezerano rikomeye gutyo. Abisirayeli barabyumva, ariko ageze hepfo arababwira ngo, nimutaza kugira umwete wo kwitonda amategeko yanjye, iyi mifumo yose uko ingana yose izabamanukaho kandi yose muzayibona. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, iyi mifumo yose muzayibona. Noneho tumanutse gato, twagera hepfo gato, niho hatubwira ukuntu Uwiteka yavuze
kuri 23 hafi na gatatu gutyo. Uwiteka arabwira ngo umva uko nishimiye kuba nabahereza buriya butunzi bwose. Ngumva nishimira yuko mwagira ibyo mutunga bivuye kuri njye. Ni nako nzishimira kubona murimo mukirwa urubanza. Amena. Ni nako nzishimira kubona murimo mukirwamo urubanza. Muri make Uwiteka ko yishimiye kuba yagoreze byose ufite ubwo butunzi bwose, ni nako azishimira kubona urimbuka bitewe nuko wanze kumwumvira. Uko hepfo arakomeza cyane tubwira ngo muzasaba harongora abandi, uzubaka inzu abandi bayituremo, uzakora ibintu byose uzajya ukora, ari abandi Imana izagenda ibihereza bitewe nuko wanze kuyumvira. Ariko ijambo rigatubwira ngo nugira umwete wo kuyumvira, iyi migisha yose uko ingana yose izaba ari yawe. Uzatembera amahanga, uzaguriza amahanga, nta mahanga ntabwo azigera kuguriza, uzakora ishoboka byose kuko uzaba uri mu bushake bw'Imana. Muri make password nta yindi, ni ukubanza kumvira Imana. Icya mbere cyo, iyo utumviye Imana byose aba ari ubusa. Banza wumvira Imana mbere y'ibindi byose, uvuge ngo Mana ibyo ushaka nibyo nkora, ndukora ibijyanye n'ubushake bwawe. Uko n'ijambo ritubwira ngo nimutumvira Uwiteka Imana, uko Uwiteka ko yishimiye kuba yabahereza imigisha, ni nako azishimira kubona murimbuka. Kandi ko ijambo ry'Imana iko ritubwira. Ariko abantu benshi mugenda mugira ngo Imana ngo igimbe, ngo Imana ngo igira impuhwe. Imana ni igira impuhwe, ariko icyambere cyo niba ijambo ritubwira ngo abamwemeye bose. Uri kumva yuko abamwemeye bose yabaho bashoboka ko bakwitwa abana b'Imana. None se ubwo abataramwemeye byagenze gute? Abataramwemeye byagenze gute? Urukumva yuko icyambere cyo kumwemera hari ububasha yaguhaye. Nutaza kumwemera n'ubundi hari ububasha uribuze ko yakwambura. Icyambere banza uyemere nk'umwami n'umukiza wawe. Ubanze umwemere muri rusange, ubanze wumva umukunzi. Nicyo kintu gikenewe. Nubura kumwemera, nubura kumwumvira, nawe n'ubundi azishimira kubona uri murimbuka. Kandi niko kuri kw'ijambo. Azakwishimira uri murimbuka, ibyo wakora byose utabanje ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, byose bizaba ari ubusa. Banza umwemere uvuge ngo Kristo njyewe ndakwemeye, Kristo njyewe ndagukunda. Kandi icyambere cyo ntabwo ugomba kubivugisha umwira wawe, ahubwo ya mirimo yawe, ukuntu ugaragara. Muri make ya mirimo yawe, uko witwara, ya mirimo yawe, ibyo uvuga, ibyo byose bigomba kugaragaza yuko uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Bigaragaza ko kuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko Uwiteka yarababwira ngo nimubura kunyumvira muzatatana mu mahanga menshi. Niko yagiye abwira Abisiraheli. Natwe isaha dufite ikibazo gikomeye cyane. Abantu bagiye bibagirwa Imana yagiye ibakura. Hari nyinshi abantu bagiye bibagirwa bitandukanye. Kandi kwibagirwa cyane ni bibi. Imana irashaka yuko abantu bongera bakibuka, bakongera bakagira Imana icyizere, bakongera bakibuka Imana hahandi aho yagukuye. Ukongera ukavuga ngo Mana nibutse aho wankuye, n'iyi saha bimbereje kubona kugira icyizere yuko no minsi imbere uko uzabigenza. Abantu baribagiwe cyane, abantu baribagiwe. Imana itugire neza cyane. Uko Abisirayeli bakomeje baragenda bageze muri cya gihugu, Uwiteka arababwira ngo nimugende mwirukane bene igihugu cyose, nimugende mwirukane. Muri make ari babandi bari ku misozi n'abari kure yose mugende mubirukane muri rusange. Ariko bityo bakoze bagiye birukana abari ku misozi, abari ntabwo bigeze babakoraho, barabihoreje. Natwe nako tumeze iyi saha, ari ibyaha twagiye twirukana hagati muri twebwe. Hari ibyaha mwagiye mwirukana, wagiye wirukana ubusambanyi, ukirukana kwiba, ukirukana ibintu bitandukanye bigaragara abantu. Ugasanga kwica urabirukanye, ariko ugasanga ufite ubwicanyi bwo mu mutima wawe. Ariko ugasanga hari uburozi ufite butagaragara mu mutima wawe no mu kanwa kawe. Ariko ugasanga ufite ubusambanyi butagaragara buri mu mutima wawe uri muri imbere. Ugasanga ufite ubusambo bw'uburiganya bubi cyane ugenda ukoresha abantu batabona. Ariko iyi saha ndakugira inama,
niwongera kumva ijwi ry'Uwiteka menya yuko nta wundi agakiza kaboneka munsi y'Uwiteka gusa. Niwongere ugaruke, niwongere ugaruke muri rusange, niwongere wumva Uwiteka, niwongere umwumvire, niwongere ugaruke cyane, Uwiteka wongera kubera umwami n'umukiza. Ariko Uwiteka akeneye yuko abantu birukana, niba bavuze ngo ngiye kwirukana ikintu runaka, icya runaka, genda ukirukane burundu, uvuge ngo umutima wanjye ntacyo nishinja. Erega ijambo riramubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho bituruka. Umutima habamo ibibi byinshi bishoboka, mu mutima habamo ibyiza byose bishoboka, byose birabana. Ariko ntabwo ugomba gutegekwa n'ibibi ngo umuntu amaze kumenya Imana, aho ugomba gutegekwa n'ibyiza iteka ryose. Amena. Muri make Uwiteka bageze mu gihugu bamaze kubigenza gutyo, Uwiteka arabihorera. Hashira iminsi ngahe batangiye kugenda bashaka kugenda bishakira ibigirwamana by'abanyekanani bari baturanye, bakagenda bishakisha uko bukeye n'uko bwije. Ariko Uwiteka arabihorera. Bya bintu byose yagiye babwira ngo nimurebe uko mwahinduka, murebe uko mwahinduka, byose bica amazi, byose barabyihorera. Ariko Uwiteka aravuga ngo ibyo nababwiye byose bigiye kubasohoraho. Ni nako byagenze. Baratateye bajya mu mahanga atandukanye, bageze muri ya mahanga niko bibutse Uwiteka, niko bise ko bashoka bahamagara Uwiteka. Uwiteka nawe arabumvira, Uwiteka abagirira impuhwe. Iyo dusemyara kuri 15 niho hatugaga tubwira ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka be no gukorwa isoni n'ubwoko bwawe, ntuzongera kubusitaza ukundi nuko umwami Uwiteka avuga. Ana amagambo Uwiteka agiye ababwira bakimara kumwambaza, bongeye kwibuka yuko ari Imana ifuha, bongeye kwibuka neza yuko ari Imana igira impuhwe nyinshi, bongeye kwibuka neza yuko ari Imana igibabarira. Kuko icyambere cyo imbabazi z'Imana bari bazizi kuva iteka ryose, uko bajyaga baza no mu butayu hose, uko bari kuza kose bari kuza mu butayu, bakagenda bari imbaraga zose Uwiteka ari kugenda akoresha, ukuri ari kugenda bagira impuhwe mu buryo butandukanye, byose bikaza gutuma bagira kumugira icyiza, bakavuga ngo burya Imana yatubariye cyagihe, yandi agiye idukiza, agiye twambutse za nyanja zose, iyo Mana ubundi iracyafite imbaraga zo kuba yatubabarira. Iyo Mana iracyari ya Mana yandi ikora ibitangaza, iyo Mana cyari ya Mana yuzuye imbaraga nyinshi n'imbabazi. Ariko ikibazo dufite cyane muri iyi minsi, abantu baribagiwe cyane. Abantu baribagiwe bajyaho Imana yabakuye, bibagiwe uko Imana agiye ibana nabo. Ariko iyi saha niwongere wisuzume, niwongere urebe uvuge ngo ngewe kanaka meze gute muri Kristo Yesu. Ubanza wibaze nange nibaze. Muri make kuba ndimo mbigisha nange ngomba kwibaza cyane nange ikibazo. Icyo dukina ni ukugira ngo umuntu wese akizwe, ave mu bibi byose yibwira, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Abantu bari uko bahinduka, bongere bamenye Imana. Wamara iminsi 70 ingahe, wamara imyaka 70 ingahe mu itorero, ariko uwa mutima uki ufite, uwo mutima ntabwo uzigera kuvaho ngo nuko wabaye umushumba. Uwo mutima ntabwo uzigera ko wa mutima umeze nk'ibuye ngo nukuri umudiyakoni. Ntabwo uzigera utakaza umutima umeze nk'ibuye ngo nukuri umuririmbyi. Ntabwo uzigera utakaza umutima umeze nk'ibuye ngo nukuri umuntu runaka. Icyo waba uri cyose, wa mutima we murabana iteka ryose. Muri make ariko iyo umaze kwemerera Kristo akaba yaguhindura muri wowe, wa mutima wibuye ahita awukuraho, ntagahita aguhereza umutima woroshye hagati muri wowe, agahita aguha umutima woroshye cyane, wa mutima woroshye. Kuko umuntu iyo afite umutima woroshye uramuyobora bigakunda. Iyo umuntu afite umutima woroshye umugira inama bigakunda. Iyo umuntu afite umutima woroshye ibyo akora byose abikora yabanje kugisha Imana inama. Ariko umuntu afite umutima umeze nk'ibuye, ibyo wakora byose nta kintu ashobora guhita yumva, byose arabyihora gutyo, byose akabifata muri ubwo buryo. Ariko iyi saha ndakugira inama, saba Imana igushoboze,
wongere utunge wa mutima wa wundi woroshye, wa mutima wiwe Kristo amaze gukuvanemo, amaze gukuremo burundu, wa mutima wa kamere, wa mutima w'ibyaha. Pawulo navuze aravuga ngo sinjye uriho ni Kristo uri hagati muri njyewe. Niko Pawulo niko yavuze. Natwe iyi saha wagomye kwicara uvuga ngo ntabwo ari njyewe kanaka uriho, ahubwo ni Kristo uri hagati muri njyewe, ni ukorera muri njye, ni uvugira muri njye. Ibyo nkora byose n'ibyo mvuga byose ntabwo bivuga ku bwanjye, bivuga ku bwa Kristo. Amena. Abantu benshi cyane muri make amadini agwije abakristo benshi, agize abantu benshi bita abakristo ariko atari abakristo. Ubundi cyambere cyo, niba wumva yuko uri umukristo ugomba kuyinangakiriza abakristo, ugomba kumera nka Kristo. Uko Kristo cyambere cyo yari afite umutima mushya, yari afite wa mwuka wera muri rusange. Mu gihe uzisanga yuko nta mwuka wera ufite muri wowe, mu gihe uzisanga yuko ufite umutima uza nk'ibuye, mu gihe uzisanga yuko muri make byamaze kurangira, ibyo wakora byose umenye neza yuko hari inzira mbi gutegereje. Amena. Umenye neza yuko hari inzira mbi gutegereje. Ariko ndakugira inama muri aya masaha, ndakugira inama ni wongere uhindukire, wongere wibaze uko meze, uko nitwara, ibyo mvuga muri make bigenda bigaragaza yuko mfite umutima woroshye cyangwa bigaragaza ko mfite umutima umeze nk'ibuye. Sashimwe cyane. Reka manze nibaze, banza wibaze cyane, wibaze uko witwara. Uyu mutima umeze nk'ibuye ni ufite. Ugasanga umuntu n'umuhanuzi ariko afite umutima umeze nk'ibuye, ni wa wundi ntabwo bashobora kutamugira inama ngo abyumve, ni wa wundi wumva yuko icyo yavuze ariko kuri akumva yuko igitekerezo n'ibindi byose ntacyo bivuze. Ugasanga umuntu ngo ni umushumba ariko ni wa muntu utajya wumva, ni wa muntu usanga ugenda wishyira hejuru. Ariko ubashumba mwagombye kuza mukegera intama mukazegera. Ubundi uragira iki? Uragira iki ubundi intama n'ubundi utazi ahantu ziherereye? Ubundi wagushinze umukumbi, ejo ubundi nazaza gukubaza umukumbi we uzamusubiza iki? Uzamusubiza iki wa mushumba we? Niwo ndimo ndabaza. Kuri umushumba ukaba utegera intama zawe, ukaba udashobora kumenya izavunitse n'izagize ibibazo bitandukanye, ntubigire ngo ugiye kuziyegera, ahubwo ukisanga hari undi mutima w'ubwiwe urimo urishyiramo. Ndakubwira ukuri yuko inzira mbi iragutegereje kandi inzira ni ebyiri. Muri saa natubwira ngo iyo nzira ngo izaba ari inzira yo kwera, ngo abanduye imitima ntago bazigera bayicamo. Ariko umugenzi nubwo yaba ari umuswa, nubwo yaba ari wa wundi utazi no kuvuga, nubwo yaba ari wa wundi utajya unareba, nubwo abantu batajya unumva, ariko afite umutima, wa mutima mushya, uwo ngo ntabwo azigera yiyoba. Ntahereza aca muri iyo nzira. Azaba ari ya nzira y'abandi bejejwe, azaba ari ya nzira y'abandi bakora ibyo Imana ishaka. Banza wibaze ibyo nkora muri amasaha byemeza yuko ufite uwo mutima mushya. Banza wibaze cyane, banza wisuzume, kandi wisuzuma nta nubwo uribuze kwagirwa n'urubanza. Ahubwo icyo dufite cyane kugira ngo uze kwisuzuma, ngo uze kwiyumva yuko hari ikibazo runaka ufite, ntabwo mushobora kuba mwabyumva. Amena. Imana irashaka yuko dutunga iyi mitima mishya. Kuba yaduhasize gato ngo dore mbahaye umutima mushya hagati muri mwebwe, dore imitima mishya niyo mbahaye. Iyo mutima mushya turawukeneye. Dukeneye umutima mushya uvuye ku Mana. Dukeneye umutima mushya. Uwo mutima mushya Imana dushoboze dutunge imitima mishya. Icyo cya mbere dukeneye cyane, kuko iyi nzira turimo tujyamo, iyi nzira abantu benshi cyane bagiye bibeshya. Ukibeshya ngo Imana irakuzi kandi itakuzi. Ariko cya mbere gifite agaciro, banza ushakisha ukuntu wagira umutima mushya, banza ushakisha ukuntu wayoborwa n'Imana mu byo ukora byose. Ubanza ugisha Imana inama, wibanze wibaze urukundo nagiraga mbere niko kigira, nziga ubu ngubu byibuze ndacyagira bya byinshi
ibyishimo, ubu ngubu se byibuze ndacyagira imbabazi, ubu se byibuze ndacyakora ibyo Imana ishaka. Ubanze wibaze ya mirimo yose ya kamere n'imirimo yose yamaze gukora, yamaze kuyireka. Ubanze wibaze cyane uvuge ngo isaha tuvugana ndabona Kristo yamaze kungeramo, ndabona Kristo yamaze kunyuzura. Ariko uvuge ngo Mana, icyo nkeneye ni umutima mushya, icyo nshaka ni umutima mushya kurusha ibindi byose. Turimo turagera ku musozo, ariko icyo mbifuriza cyane ni uko mwagira umutima mushya, Kristo akagushoboza ukaba wawutunga, kugira ngo akuvanemo ya kamere y'ibyaha, kugira ngo akuvanemo wa mutima mubi w'ibyaha, ahubwo ugire umutima mushya, ugire umutima mushya ngo wari muri Kristo Yesu. Nibyo mbifuza cyane. Mugira umutima mushya ngo wari muri Kristo Yesu, akomeze abayobore, akomeze abashigikire uko mugenda kose. Waba ugiye mu kazi kawe ka buri munsi, haba rya bindi byose wibwira, haba ari kwa kundi kose witwara, ukomeze kose. Waba ugiye no mu nzu y'Imana, uvuge ngo Mana, ndifuza umutima mushya. Uvuge ngo Mana, ibyo nkeneye ni uko mu umutima mushya hagati muri njyewe. Uvuge ngo Mana, uko ndi kose ni wowe gusa nishingikirije. Muri bavuga ngo ntabwo ari njyewe uriho, ni Kristo hagati muri njyewe. Ibyo nakora byose, njye navuga byose, ni Kristo hagati muri njyewe. Uvuge ngo ndimo ndifuza uyu mutima mushya, kugira ngo umutima mushya akomeze anyobore. Ndimo nifuza yuko umutima mushya yakomeza akaba hagati muri njyewe. Ndimo nifuza yuko umutima mushya yakomeza akaba bugufi bwanjye, maze ukabyifuza muri amasaha. Kandi Kristo araza kukubonekera, araza kubiguhereza nk'uko ubyifuza. Amena. Nimureke tuyoborwe cyane n'Umwuka Wera, nimureke tuyoborwe cyane n'Umwuka Wera. Nibwo tuzigera dukora ibyo kamere ishaka, nibwo tuzigera dukora ibyo kamere ishaka muri rusange, ahubwo tugengwe n'Umwuka Wera w'Imana. Umwuka Wera w'Imana atuyobore muri byose, atuyobore uko tugenda kose, atuyobore ibyo tuvuga byose muri rusange. Amena. Mureke dusenge Imana, dusabe Imana idufashe kuyoborwa n'Umwuka Wera. Muri make ituvanemo cyane ibintu bya kamere, ibituvanemo burundu, ahubwo ituze icyo bita Umwuka Wera. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri Mana ifite imbaraga. Dusanze byose bibaho ku mugambi wawe. Tugushimira ijambo ryiza wari uduhaye, udusaba ko twagira imitima mishya, twayoborwa n'Umwuka wawe Wera. Reka uyu Mwuka Wera, reka uyu mutima mushya ugere muri uyu muntu, ugere muri uyu mudamu, ugere muri uyu mugabo, ugere muri umusore, ugere muri uyu mukobwa. Mu izina rya Yesu Kristo, udushoboze rwose Mana kuzura Umwuka Wera, maze uko tugenda, ibyo tuvuga bimenyekane yuko twagize imitima mishya, imitima igukiranukira. Urakoze yuko uri kumwe natwe, urakoze ukomeje kudushyigikira. Imana ifite imbaraga, reka umugisha Mana utanga ukomeze tubeho iteka ryose, ari uko tugenda, ari ibyo tuvuga, ari uko tubaho kose. Mana, ujye natwe muri gahunda zose za buri munsi, udushyike byose kubishoboye. Urakoze kuri mwana rwacu muri byose, bisege neza kutisa umwami wacu. Amen.